bite rero abajene bandiriye ibiceri ni deal twakenye na Kasuku irangirira kwa Aga Promoter nimba ari ngo Aga Promoter uwo mujene nubwo nari muzi tu yego byatangiriye kwa Kasuku yego ariko ni deal ni gutya imeze ariko waza kumamagara like je naza kumbwira inbox naza kukubwira ko ibintu bimeze ngo nari okay, so ntabwo you don't on public ntabwo ari byiza. Okay, wambwira muri summary none tukaza kuvugana nyuma ariko wambwira muri summary, you know what I mean? Wambwira muri summary exactly bimeze bite byagenze gute? Nuvuga ngo hari ikibazo cy'amafaranga byagenze bite exactly? Nuvuga ngo hari ikibazo cy'ibiceri byagiye biri kugenda around mu bantu. Ni amanyanga yabayeho anyuze nko mu muntu umwe tu sinzi ko nabivuga. Yego. Noneho ubwo nyine finally ibintu byaguye kuri uwo mujene ubwo nyine agomba gukurikiranwa akabanza akareba ibyari byo asanga arengana. Yego. Niba atari bangana amafaranga ngahe? Yari 25k. Ni 25k. Ibi 25 by'amadolari. By'amanyakanada by'amanyamerika. Na USD. Okay, ibindi turaza kubivugana mu gikari. Uri muri Canada right? Njye nibara muri Canada too. Okay, so I live in Canada too. So I will call you. Ndaza kwamaga direct tuvugane. Respect. Fresh. Yeah. Hey! Allahu Akbar Kasuku ngwino. Jay, mwaturikije umwana 25. Ngo mwaturikije umwana 25 by'amadolari. Byagenze bite? Tese uyirimo. Nukuvuga ngo ngewe icyo nakoze niba bimeze neza yuza kuburikije promoter. Yewe icyo ibintu by'abaskamara Jay nije witaga umuskamara n'ubwo bitagenda neza. Ngewe ikintu bita scam. Urumva? Nicyo kintu ntazigera mbarizwamo n'umunsi warimwe. Urumva? Abo bana urumva inshuro nyinshi ngenda mbabwira nkababwirane rwose mwoka byaramwe mujye mukora ibintu biciye mu nzira nzima. Okay. Urumva? Nabarangiye umuntu inkuru yivimuzi. Nabarangiye umuntu ugomba kubakorera icyo bita application. Next year aragiye. Agagiye muri pause baramuhamagaye. Umuntu yaramuhamagariye umwana barimo barahamagara cyane. Kupa amabere ya nyina. Abantu bibwe nyine barimo barahamagara cyane. Mukuba tugaruke kuri izi miliyoni. Nukuvuga ngo ugiye kujya gusambana. Abo bana barimo barakora application ya Tap and Go. Sibyo? Ifaranga ryarasohotse koko. Urumva? N'umwana ugomba gukora application yarayikoze. Bro, nta application y'25 by'amadolari ibaho. Application igomba gukoreshwa ahubwo amafaranga agera ku 47. Komeza nkumva. Umwana ahubwo amafaranga yandi katari mara yatanga. Okay, tubwire rero bimeze gute kugira ngo bigere naho Aga Promoter fungo. Aga Promoter ntago mbizi gusa nzi ko ari uwo mwana wamufungishije. Nyine avuga kandi abinsobanuriye ntabwo byumvishe se. Ibyaga Promoter byo ntago mbizi pe. Ndamubajije ngo uzi ko nazi iruhande. Biravugwa ko afungishije Aga Promoter. Nibyo. Uwo mwana baziranye na Aga kera, urumva? Manza wumva. Ibyabo byo ntago mbizi ngewe nzi ibyanjye nawe. Arambwira ngo yego Aga Promoter arafunzwe. Yego. Aga Promoter namuhuzwe n'umuntu bita ntabwo nari muzi mpuzwa nawe n'umuntu bita Gasuku. Hazanga ibintu by'amafaranga. Amafaranga yanjye arari. None se ko Aga yigeze kuvuga ko ngo ngewe ngo impamvu ngo mwanga ngo ari ukubera ko yashatse kongorera byeri ubwo urumva ari nge nawe ndogura indi byeri. Gaso wincabiranye. Nsugura ukumva utari kuncabiranya. Oya nyine turimo turagenda keka. Gusa uranyibye. Oya Aga Promoter urabizi ngo ni ukoresha imbuga nkoranyambaga za Ben. Siko bimeze. Buriya se? Niwe uzikoresha.
yewe nta munyo nta mukibuno niba akorana na The Ben ubwo ngubwo bumva aho biva koze The Ben wese umusikama oya The Ben ntabwo ari umusikama ntabwo The Ben ari umusikama ni umusikama cyane bivuga mu mukuru we ngo wa mukuru we ngo dana yagira umujinya ngo umusa ibyo bintu koko komeza umbwira umusa ndakumva ni ukuvuga ngo rero uwitwa Aga Promota ariko birakemuka biraza gukemuka ntabwo biri bukemuke miliyoni 25 ni amafaranga menshi oya ahubwo gwenda mumubwire harimo harabura miliyoni 22 bro kugira ngo application irangire kina deal z'amafaranga zabafu izo nje ari amafaranga ayo mafaranga ni menshi harimo arabura miliyoni 22 kugira ngo ibintu birangire neza mubwira yakireho ukuri ni ukweje kuri ibi bintu ukuri muri ibyo bintu nyine nubwo uwo mwana narangize payment bamuhereza application ye bro Aga nyine ariko byageze kuri Aga gute ibya Aga ndamutse nkubwiye ngo ibya Aga ndabizi nabangiye kubeshya gutwa kandi avuga kandi ambwiye ko ibyo agafungiwe ari aya mafaranga oya ibya Aga ntago mbizi wongera umubaze neza nyirubwite ari ubimbwiye nyirubwite ndamuhamagaye kuri telefone hano barumvaga namwumvaga urakoze cyane none se niba muvuga kuri ibya Aga ntago mbizi bro umunyabwenge bro hagati aho ngaho uriya mwana ngo ni Gweda ni umuhanzi yanasohoye indirimbo nshyashya so mugende munayirebe bamwita Gweda munamumenye habiri gupromoting indirimbo wasanga nta n'ikintu kirimo basenzi yasohoye indirimbo nshyashya ugarukiye muri RSSC reka nzana na Kimboroki ubwo bari gupromoting indirimbo babyishyuye mugende murebe indirimbo y'uwa muvandimwe ntihagire umuntu ujya iyi ni plaque basanga narwo rwo batarufunza ari ibintu biranga kugira ngo bagire narwo ruri kwipromotinga ariko uzi kwipromotinga uri gutangaza ko wafunzwe ibaze kurya ubufaranga wasanga batakiregeje n'amadolari oya urumva uwo mujamani n'umuhanzi bro nyewe ikintu nkora oya birarangiye kana nakiboro kigihamba nyewe ikintu nkora ndasupportinga bro wa supportinze ndabyumvishe ntihagire umuntu ujya kuva kuri iyi nkuru wasanga Aga Promota ari kurongora miki kiranga bari kubita oya Aga bamutware mageragere maze kubyumva niba cyasohoka buriya reka nkubwire Jay okay no problem would you please help me out to like the one with 7 yewe ngo dufate ikintu ntazigera this window is ntazashyira muri showbiz yeah I just want to put it up badasinzigera ntoreretinga ibi bintu ngo byo kuzana pranka ku ndirimbo umuhanzi yakoze ntabwo twazigera tugira abahanzi basohora ibihangano bizima thank you Godfa bro ubu ngubu nk'iyi prank igahita yendukira ukuri urugo bakarutwara amageragere ngo mwakwemera ko abantu bakina uruhe cya Aga Promota Aga Promota nyine agomba kwishyura uwo mwana nta amwishyura iki ko muri gupromoting iyo umwana bamwita Gweda nabikubwiye Godfather already ry'amabiragina nta nubwo nongera no kukivugaho mane na Zaki tugaruke kuri RSSC muri gupromoting indirimbo amabere abanyina bagere bro reko maje ntushaka kuzubaka amateka nk'umuntu wa supportinze iyi industry n'uyu muziki reka abantu bajye basohora indirimbo abantu babe proud y'icyo gihangano uko gifite ireme urumva ariko umukobwa ntabwo azatanga igitsina kugira ngo tujye kureba indirimbo ye umuhungu atanga amafaranga ngo bafungwe ubugoryi nk'ubu kugira ngo indirimbo yirebwe uyu muhanzi mu mubaninge ntajye mu rujya gukora subscription mu boroki kigorya ahubwo buretse ikibazo umuntu yababariramo ni umuntu bita Aga no ndavuze ngo je natanye nabwo nuko byaba ari promotion mu bundi buryo izi njiji zigera muri diaspora narwumvisha uko umugenzo rega bagwaye amafaranga iki kigoryi